Ikintu mu by'ukuri cy'ingenzi nababwira kuri uru rubanza rwa Annette Murava. Annette Murava mu by'ukuri navuga ko niwe ibi byose wabyiteye. Ngira ngo kenshi nkunze kubwira abantu hari ikintu cyitwa donko zirara zishya. Hari ikintu mutaramenya. Abantu ntago muramenya ikintu twavuga ngo niki twakwigira ku babyeyi bacu. One, babahaye ikintu cyitwa kuvuga ngo ni ijambo yego ndabyumva, ariko ntago bikuyeho ko hari umuco cyangwa se umurage twasigiwe n'abasogokuru. Ntabwo ikibazo cyose kibaye hagati yawe n'umugabo wawe direct gigomba guhita kijyanwa kuri RIB. One, Annette nahoze ndeba mu by'ukuri ku rukiko uburyo yasohotse, bona afite amarira mu maso, bamwangiye ko yinjira, ukabona afite amarira mu maso, ariko mu by'ukuri navuga ko ibi byose yaba yarabyiteye. Hari ikintu abanyarwanda buranakundaga uburyo babaga ari abantu b'abahanga. Umunyarwanda ni wavuze ngo umanika gati wicaye ariko kukamanura bikagusaba kurira ingazi bikakuvuna. Rero bivuze iki? Annette ajya guhitamo kujya gutanga agafaranga, ntabwo yigeze atekereza ku ngaruka bizamugiraho. Ati kubera iki? Annette nigeze atekereza ko ari umusitari, nigeze atekereza ko gafaranga ari umusitari, donc ari umuturage wundi tutazi tutamenyereye, akaba ari ikintu ari gukorera ku ruhande, byari ibintu tutari kugarukaho cyangwa tutideho cyane. Kubera iki? Nta nubwo twari kumenya ko byabaye, ariko Annette ni umusitari, ni umuhanzi turamuzi, ariko gafaranga nawe ni umukomedian, ni umuntu tuzi cyane. Rero kuvuga ngo twamenye ko nk'abanyamakuru gafaranga yafunzwe arezwe n'umugore we Annette, kandi ari abantu b'Imana, ari abantu tuzi biyeguriye Imana, ntabwo natwe twatuza. Niyo mpamvu mu by'ukuri bira bintu byo kwiriza kwa Annette ntago nzi icyo yarashatse kugaragaza. Se ni impuhwe. Ejo bundi yigeze gukora ikiganiro avuga ngo njyewe ngo n'umugabo wanjye ngo nitwe tuzi ngo ibyacu ngo kandi isa n'isaha byakemuka umuntu yafunzwe igihugu cyose cyamaze kumenya ko ari mu gihe zamazemo amezi 2. Ubu tuvugana kuri iyi tariki nibwo yujuje amezi 2, arengejeho umunsi umwe, yujuje amezi 2 ari muri gereza. Donc Murava ageze muri cya gihe cyo kuvuga ngo agarukira umugabo we, yifuza ko umugabo agaruka, ariko amategeko nayo hari icyo agena. Bivuze ko Annette yabonye ko yibeshye igihe cyarangije cyase amazi yarangije kurenga inkombe. So ntabwo ntekereza ko kugeza isaha Annette atabona amakosa yakoze. Turabizi neza ko hirya no hino zirara zishya, hako bwacya hakabaho kwirengagiza. Hari abantu bagiye mbona muri comment bavuga ngo Annette ngo bamufunze, abandi bagaragaza amakosa. Annette ntabwo navuga ko ari umunyamakosa, ariko nawe sinashima umwanzuro yafashe, kuko cyane ko amakuru dufite nuko nubwo yamuhozaga ku nkeke, ariko Annette nawe ngo ntabwo yigeze amwubahira nk'umugabo, akamwubaha nk'umugabo. So nge rero ntago mu by'ukuri navuga ko Annette ari umunyamakosa, ariko urundi ruhande navuga ko umwanzuro yafashe utari ukwiye uguhita ajyana umugabo mu nkiko. Kuko nimba hari ikintu nkunda mu Rwanda, ikintu cyitwa amategeko yaho. Itegeko nimba ikintu itegeko ryemeza iki, barabyaplika nyine nk'itegeko, ntabwo ari bubyaplike nka runaka. Bivuze ko umwanzuro n'umwanya Annette yafashe ntago ari ikintu cyari gikwiriye ko akigeza mu mategeko, kitanabanza kunononswa no kwitabwaho byibuze n'imiryango yombi. Rero nkigaruka aho ngaho nuko mu by'ukuri umwanzuro wafashwe ari wafashwe muri ubu buryo, umwanzuro wafashwe muri ubu buryo bukurikira. Nuko Annette yasubijwe hanze akabazwa kwinjira, kugira ngo bitewe wenda n'umutekano w'urubanza cyangwa se w'icyo urukiko rwifuzaga, donc mu by'ukuri
ni umwanzuro byaje kugaragara ko Annette byamubangamiye murava, cyane ko yasohotse ahetse umwana ubona afite amarira mu maso, afite agahinda, ariko nanone ukabona nta kintu mu by'ukuri yabihinduraho. So reka mu by'ukuri mbabwire kuri iki kintu nshaka ko tukiganiraho dushingiye ku miterere n'imikorere y'urukiko. Urukiko gufata icyemezo cyo gusohora Annette byari bishatse kugaragaza iki? Amakuru yarari nuko Annette Murava yashaka kugenda agatakambira urukiko, bikaba byatuma habamo amarangamutima ku bacamanza, hakaboneka gutanga ibihano bidakwiriye kuri Gafaranga. Byaje gutuma, bitewe n'amakuru yari amaze kumenyekana, byaje gutuma Annette afatirwa umwanzuro wo gusohorwa mu gihe urukiko rwari ruri gukatira Gafaranga cyangwa se rwari ruri gukata icyifuzo, rwari ruri kunonosora icyifuzo cya Gafaranga ku bujurire bwa Gafaranga. Gafaranga ngo yaje mu modoka yanze RCS mu by'ukuri ishinzwe abagororwa ibatwara. So reka rero mbashimire mwese twabanye, ngira ngo turaza kuza kugaruka ku mwanzuro wafashwe n'urukiko, ndetse turebe n'iki Gafaranga ashobora gukoresha kugira ngo ubujurire bwe bwumvikane, n'iki Annette akwiye gukora kugira ngo byibuze umugabo we Gafaranga abe yagira ikintu runaka ahindurirwaho ku mwanzuro. Ciao ciao, reka mbashimire mwese, Imana ikomeze ibaho umugisha. Tuzosaba gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yacu ari nayo yanyu.